ntabwo aba ari nyamugigima. Umuntu usenga ntabwo aba ari nyamugigima. Niba nyamugigima ibintu byose bije bajyana bije bajyana nabyo, baba bameze nk'ibinyankuru, bafata impu zombi, bafata amabara yombi, mbese ibintu byose barabibasha. Ariko abantu basenga by'ukuri ntabwo bajya bafata impu zombi, bagira uruhu rumwe rwo gukiranuka no kwitirirwa izina ry'Uwiteka. Ibindi uzanye ntabwo babyumva. Reka nanone turacyasoma mu gitabo cya Daniyeli, mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 8. Nabuze mu mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati: Nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro uguruka. Nuko rero hariho Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, aribo Sadaraka na Meshaki na Abedenego, batakwitayeho Nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Yesu ashimwe. Turi kuvuga ko abantu basenga by'ukuri ntago baba banyamugiye iyo bijya, ntago upfa kubafatirana ngo batware mu bintu batemera. Ibintu niba babyemera barabijyamo, niba batabyemera ntago bari bubijyamo. Yesu ashimwe. Bano basore twatangiye ejo twize uburyo Sadaraka na Meshaki na Abedenego na Daniyeli bafashe umwanzuro banga kwiyandurisha ibyo kurya, kandi Imana ibana nabo. Kandi muri icyo gihe Imana yabahaye ubwenge bwabahesheje yuko umwami abagira abakozi be bakomeye b'imbere, akabahesha ubuyobozi. Ibi byari bivuze ko buno bwenge aba bana bari bazi ko batabukuye mu mashuri y'i Babuloni, ahubwo bari bazi ko babukomora ku Mana. Ino myanya y'ubuyobozi bahawe bari baramenye ko nta muntu baziranye wayibahesheje, nta generali runaka wabavuganiye, nta muyobozi runaka, nta bosi runaka. Bari bazi ko bayihawe n'Imana, kandi bari bazi ko ibintu Imana ibahaye bagomba kubirindisha gukiranuka. Kuko Pawulo yabwiye Timoteyo, amubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, ikibitsanyo cyiza wagabiwe ukirindisha umwuka wera ugira gute utubamo. Hanyuma rero bano basore bino bintu bari babizi neza. Hanyuma ngo umwami Nebukadinezari yacuze igishushanyo agishyira mu kibaya cyitwa Dura, ategeka, hari abantu bazi ko igihugu cyose cyakiramije, iki gishushanyo cyagombaga kuza kuranywa no kwezwa n'abayobozi bakuru. Hano muri Daniyeli igice cya 2 haravuga ngo mu mwaka wa 2 abantu bari bazi ko abantu bose bari bemerewe kuza, ariko ntabwo ari uko byari bimeze. Ntabwo ari uko byari bimeze, ahubwo mumenye ko hagombaga kuza abayobozi bakomeye. Rero umwami Nebukadinezari, ngo nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'abayobozi bakuru ba guverineri n'ibisonga byabo n'ababungirije n'abanyamategeko, n'abacamanza n'abanyabigega. Aba ngabo ni abashinzwe imari z'igihugu, ni abashinzwe imari y'igihugu, ni abashinzwe imitungo, ni abari bakuriye imisoro hirya no hino mu bihugu by'umwami, n'abajyanama, n'abirutsi. Abirutsi
ni abantu bari bashinzwe kujyana amakuru y'umwami. Wibuke ko kino gihe nta telefone zabagaho, nta interineti yabagaho, iby'umwami yavugaga n'iby'inama ze zakorwaga, hari abantu bitwa birutsi bashinzwe kujya gutangaza iby'umwami yagize gute yavuze. Abo nibo bitwa birutsi. N'abatware bose bo mu bihugu byaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo baraza bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Umva rero ikintu cyari gihari hano muri kino kibaya cya Dura, hari hateraniye abayobozi bakuru b'igihugu, nibo bari baje kweza kino gishushanyo. Kandi bano bayobozi bakuru b'igihugu ni abantu bagomba kuba bumva amategeko y'umwami neza, badacukubira nayo. Ndetse noneho muri bano bayobozi hari harimo abasore bahawe poromosiyo bitwa ba Sadaraka na Meshaki na Abedenego, bari bafite imyanya ikomeye kurusha iy'abandi bantu. Byatumaga n'abantu b'i Babuloni babagirira amashyari, kuko baje bakabazamura bakanabaha imyanya iruta iyabo. Hanyuma rero kuko umwami yari azi ko abantu bagira imyumvire itandukanye, bakigera aho yarababwiye ngo ibi bintu mubimenye kandi mubyiteho, yuko umuntu utari bwo barare iki gishushanyo bari bumujugunye mu itanura ryaka umuriro. Barababwira ngo nimwumva amajwi y'inanga n'amabubura n'amasambu, barababwira ibintu protokolo uko zikorwa. Ndetse bakibivuga ubwo byari byamaze no gukorwa, abantu bose barubarara, ibihumbi by'abantu bayobozi bakuru bari bari aho birubarara, abasirikare barubarara, abacamanza barubarara, abakuriye za banki nkuru barubarara, mbese abayobozi bose barubarara. Ariko ikintu cyari gitangaje ni uko abasore batatu nabo b'abanyagano. Ibaze uri mu gihugu kitari icyanyu, uwo mwami wakujyanye yatsinze igihugu cyanyu, uri impunzi muri icyo gihugu, ni feva yakugiriye kugira ngo aguhe ubuyobozi. None wowe urinde wo gufunga umutwe ku rwego rw'uko utubahiriza amategeko. Ngo bamaze kubarara batangazwa no kubona abasore batatu basigaye bahagaze. Ijambo ryaravuze ngo uwo mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumve amajwi n'amahembe n'imyirongi n'intanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu. Ngo umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ari bo ba Sadaraka na Meshaki na Abedenego, batakwitayeho ntibakorera imana zawe. Baraba hari Abayuda wahaye gutwara igihugu, bari abayobozi bakomeye, bari bakakaye, ndetse amategeko y'umwami bayubahirizaga neza, nta makosa yababagamo. Baravuga ngo baze kubarara, ngo umwami abatumaho. Umwami abatumaho. Yesu ashimwe. Narindi kukubwira ko abantu basenga by'ukuri ntago bajya baba ba nyamugirya nini, ntago baba abantu ba nyamugi iyo bigiye. Haleluya. Dufite abantu bavuga ngo barakijijwe ariko bakaba ari ba nyamugi iyo bigiye. Ibintu bije biri bubahesha umugati niyo byaba bitukisha izina ry'Imana ntago babyitaho. Baranga Imana yazanye hano hantu neza. Ariko bano basore ba Sadaraka na Meshaki na Abedenego, kuko bari bazi aho imyanya y'ubuyobozi bahawe aho yaturutse, bari bazi ko hari umuririmbyi wavuze ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka.
ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, kuba uwo mwanya hari haje abayobozi bakomeye, ntabwo bigeze bagira isoni zo guhamya Imana imbere y'abayobozi bakomeye. Kuba hari haje abanyacyubahiro bose, ntabwo bigeze bavuga ngo Imana turaza kuyiha icyubahiro mu kanya, abantu batatureba, abanyacyubahiro bataduseka. No, bahagumye bahagaze, birengagiza itegeko ry'umwami, kubera ko abantu basenga by'ukuri ntabwo bajya baba abanyamugiyo bigiye. Haleluya, Yesu ashimwe. Bari bazi ko amategeko y'umwami w'i Babuloni adakinishwa, yabaga ari iteka. Urupfu rubategereje bari baruzi ko ari ugujugunywa mu itanura ryaka umuriro. Ariko ibyo ngibyo nubwo bari bazi ko uretse no gutakaza imyanya y'ubuyobozi, uretse no kwicwa, bari bagiye gupfa urupfu rubi rwo kujugunywa mu itanura ry'umuriro. Ariko baravuga ngo aho kugira ngo izina ry'Imana ritukwe, twakwemera tugashya tukaba amakara. Baravuga ngo aho kugira ngo twubararire ibishushanyo, twakwemera twebwe tugapfa, ariko izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ntabwo bigeze bagundira imyanya y'ubuyobozi ngo bayirutishe Imana yabahamagaye. Ntabwo bigeze bagundira icyizere bagiriwe n'isi ngo bagihe agaciro kurusha Imana yabahamagaye. Ntabwo umuntu usenga ntabwo ajya abanyamugirya niba tugiye gusenga. Bano basore bari baramenye Imana yabo. Amategeko y'Uwiteka yabatembaga mu mitsi, ijambo ry'Uwiteka niryo ryabayoboraga. Ibyemezo bafataga ntabwo byashingiraga ku mashuri bize, ntabwo byashingiraga ku miryango bavukamo, ntabwo byashingiraga ku buzima baciyemo, ahubwo byashingirwaga kubaho ubuzima buhinduwe n'ijambo ry'Imana. Bano basore imyanzuro bafataga, nubwo yaba ari bo bonyine bayifasha, umuntu wemeye kuba umuntu utajyanwa n'ibibonetse byose, icyemezo gihari nubwo guhesha Imana icyubahiro ari we wenyine wabisigarana mu bantu bose, aremera akabisigarana wenyine. Ntabwo ukuri kwe kubindikiranwa nuko abantu benshi baze kumvira ukuri. Rero mbwire ko muri kino kibaya cya Dura hari harimo abayuda benshi b'abayobozi. Hari harimo abayuda benshi banasengaga nabo amasengesho menshi, ariko ntabwo bigeze bareba ngo nanuza ngo yubarage. No, umuntu usenga by'ukuri ntabwo ajya avuga ngo bishop runaka yakoze ibi, ngo pasiteri nawe yabikoze, ngo na dirija runaka ngo nawe arabikoze. Kugira ngo ubwire ko kuba umuntu runaka akoze ibintu ariko ijambo ry'Imana ritabyemera, ibyo bintu ntabwo ugomba kubikora. Haleluya. Narindi kukubwira ko abantu basenga by'ukuri ntabwo baba abanyamugiyo bijya, ntabwo bajyana n'ibintu byose ngo shango reka tujyane n'ibigezweho. Ngira ngo nkubwire ko ibintu uko byagerwaho kose ntabwo byagerwaho nk'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihora rigezweho, ntabwo rita agaciro, ntabwo ryiyongera agaciro. Ijambo ry'Imana rihora uko ryahoze. Haleluya. Rero dufite abantu baba abanyamugiyo bigiye, abanyamugiyo bigiye haza kuba mbese ibintu byose birabahindura. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo Imana irashaka ko mukura mukaba ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, ngo kugira ngo mudakomeza kuba abana muteraganwa n'imiyaga hirya no hino ngo y'ubuyobe y'imyigishirize yo kubayobya. Rero hari abantu badakomeye bahamya Imana abantu badahari. Yagera ahantu abantu bari akikubitira inzoga akinywera, mbese akora ibyo gukiranuka abantu batamureba, ariko kugira ngo azahamye Imana abantu bamureba byarananiranye. Ngo bansuzugura, ngo abanyacyubahiro. Imana niyo munyacyubahiro wa mbere. Haleluya. Ba Saduraka
ntabwo bigeze baha agaciro n'amagara yabo, uretse wowe uri kuvuga ngo bosi barabuze ngo nitutaryamana azanyirukana. Ababo uretse no kubirukana ku kazi bari bareba n'itanura ry'umuriro ribategereje, ariko ntabwo bigeze bakunda amagara yabo ngo bayaratishe kubaha Imana. Nicyo cyatumye Yobu avuga ijambo ryiza, aravuga ngo njyewe gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura. Aravuga ngo umutima wanjye ntabwo uzagira icyo ushinja nkiriho. Aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Inyangamugayo yavugaga ntabwo ari izi nyangamugayo zo mu isi, ahubwo ni ubunyangamugayo bwo kurikurikiza ijambo ry'Imana. Mu isi ushobora kuba inkundamugayo, ushobora kuba ikigwari, ariko mu ijuru bakakubona nk'inyangamugayo. Ba Saduraka bababonaga bagaragaraga mu isura y'abagome, bagaragaraga mu isura y'abantu bahangisha abaturage ubuyobozi, bagaragaraga mu isura y'abantu bagomeye amategeko, ariko mu ijuru bagaragaraga nk'inyangamugayo. Tugiye gusengana nawe agakiza kawe ntikari gahari, wajyanwaga n'ibibonetse, ibigare byose bikakujyana, ugahora urizwa n'ibyaha wakoze kandi wari waragambiriye kutabikora. Ariko reka dusenge. Ndagira mubwire ko rero nta kintu kizatuma uba stable, nta kintu kizatuma ugira imyanzuro ihamye mu buzima bwawe, nta kintu kizatuma ubaho uri umuntu ufite gahunda zidahindagurika, uretse kubaho mu buzima bwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ngaho reka dusengane, ariko ndakurarika kugira ngo ejo uzaze twongere dukomeze kumva uburyo Imana yatabaye bano basore kubwo kuyibera abiringirwa. Mana, turagushimiye kuri Imana nkuru, tuguhaye icyubahiro kuri wo kwizerwa. Dusanze abanyamasengesho nyakuri, abizera nyakuri ntabwo baba abanyamugi iyo bigiye, ntabwo bahindurwa nuko viziyo yageze ngo bahindure agakiza. Agakiza kawe ntabwo kajya kaba modified, agakiza kawe ntabwo kajya kaba adjusted, agakiza kawe ijambo ryawe rihora ririmo. Ngaho bana, sengera rero uyu mwene data wajyaga ahindurwa n'ibihe, wajyaga ajyanwa hirya no hino atazi kwifatira imyanzuro kugira ngo akiranuke, yajyaga agerageza gukora ibyiza bikamutanga imbere, ariko ndamusabye kugira ngo imbaraga zitsinde ibyaha zimuhe, kandi ukuboko kwe kuza kuganze muri mu izina rya Yesu. Amen.